Aha ikaze inshuti bavandimwe mukunda ibiganiro byacu cyangwa se mukunda effective family. N'ubundi twongeye twagarutse kibisanzwe muri ya gahunda twababwiye kugenda tuganira ku bintu byinshi by'ingo. Urumva umurongo wacu cyane niwe nicyo ubushingiyeho, effective family ndango murabyumva. Uyu munsi twagize cyo dutemberera mu karere ka Umoja, aho twagiye kuganira na bamwe mu bantu bubatse bafite inararibonye bakuru bashobora gutanga inama mu ngo. Ndatekereza ko bafite ibitekerezo byinshi kandi byiza bishobora kugira umuntu wese akamaro. Ngiye muri kumwe n'ubundi nitwa Morana Yves. Nagira ngo tutangire tubane mu kiganiro cyacu kizaca kuri effective. N'ubundi tutaragira icyo tuganira, nagira ngo umutumirwa wacu atangire yibwira abantu kugira ngo byibuze tubashe kumenya uwo tugiye kuganira ninde. Murakoze cyane. Nguko bisanzwe ni Rugazura Mugema Patrick, uri kumwe namwe munyamakuru. Cyangwa ukeneye ngo nibwirane Kinyamurenge. Rugazura n'ubundi naringiye Rugazura ninde twibye bya Kinyamurenge hano. Tugiye kuja mu bintu by'imiryango. Ni Rugazura Mugema Patrick, musaza ni Sefania Mugema yarashaje. Wantabonda Byambu. Byambu nuwagahara. Gahara kabo wagasaba, gasaba kakaba wagafirira. Gafirira gukomeza kwa gasita. Murakoze cyane. Urakoze cyane, wibwiranye byiza nk'umunyamurenge. Kandi ibyo bintu reka tubishishikarize n'abantu bose kuzaza babikora. Kwera iki abagabo bakuru nkuko kwawe ushobora kumbwira ngo nibwira. Ukumva atanakubwiye n'igisekuruza kintu. Ibyo bintu ni ukubera iki? Ni uguta umuco cyangwa ni kwirengagiza ibintu? Sinzi ko umuntu uko nubibasobanurira, ariko mu by'ukuri kwibwirana ni umuco mwiza. Kandi uretse no kuvuga ngo ni n'umuco twasigiwe, habe no ku muntu ku giti cye. Kwibwirana ni adresse. Kwibwirana no kugira ngo umenyekane. Kuba utazwi nko muri bino bihugu byinshi uzugenda ubona, baza babaho ukuntu bataziranye. Kandi kutamenya nabujya hari ikintu kinini cyane kiba gitakaye, cyane cyane uko buri bwoko bugiye bugira cyo bitazamira, mbese ni ukuvuga ngo ni imico. Buri bwoko bugira umuco wawe. Rero kuba uri uvuka mu Banyamurenge, ukaba waravukiye, ukaba uzi ko umunyamurenge umuco wawe ari ukwibwirana, ukaba washobora kubyirengagiza cyangwa ntubihatanire cyangwa ngo ubiharanire ube wabimenya, burya hari ico uba watakaje. Yego hari abantu bagiye bavukira mu bindi bihugu cyangwa se mu mayira kuko tusanzwe tubivuga, batatojwe neza. Baza bavuga ngo utaraganiriye ngo nase ngo ntazamenya ico sekuru yasize avuze. Ariko rero mu by'ukuri tuza tugerageza natwe ubwacu twishakemo kumenya umuco wacu, twishakemo kwimenya ubwacu. Ko kwimenya ubwacu ni ukumenya amateka yacu, ni ukumenya ibyarangaga basogokuru na badata. Ndagira ngo nivuga. Urakoze cyane, ufite inama nziza cyane umuntu wese ashobora gutekereza akazigiramo ibintu byinshi azitekerezaho. Ariko n'ubundi ntituja muri ibyo bintu cyane, tugiye kwibanda cyane ku ngo, icyo urugo rusobanuye. Ese ubundi iyo bavuga ngo urugo mu yandi magambo bivuze iki nk'umuntu mukuru nkawe? Iyo bavuze urugo ni ihuriro ry'abantu benshi. Urugo ruza rwubakwa n'umugore n'umugabo, ariko rukaza kuvamo n'abana n'abuzukuru. Si urugo. Ariko urugo dushaka kuvuga, nagira ngo ushaka kuvuga ni umugore n'umugabo. Ni umugore n'umugabo. Tureke kuruvuga mu bugari, wenda tuvuge mu buryo buhinye, kuko urugo rwubakwa n'abantu babiri. Nubwo rugira n'andi mashami yo twari tuvuze, ariko urugo n'urw'abantu babiri. Ikibazo twebwe nuko umuco w'ikinyamurenge utazabemera ko urugo rwa babiri. Sinzi niba mubizi nawe. Urugo n'ugumwe niko bavuga Abanyamurenge. Abanyamurenge bavuga ko urugo ari ug'umuntu umwe. Umuntu umwe gusa. Urugo mu muco w'ikinyamurenge, uburyo ubwo kwakagenda, ubwo gwakagombye kuba urw'umugabo n'umugore. Ariko mu Kinyamurenge iyo ubigiyemo neza mu Kinyamurenge, tureke kubifata ubunyene, usanga urugo niyo washatse udafatwa nk'urugo rwikuki, ukomeza ukabarwa nk'uri muri rwa rugo rwase. Sinzi niba mubizi. Murabyumva neza? Ndabyumva ya. Ukomeza ukabarwa nk'umugabo ufite umugore ariko barirwa mu rugo rwande rwase. Kiba gufate nk'aho uri urundi rugo rushyashya rwikukiye.
rugomba kugira imyumvire mishya, imitekerereze mishya, imikorere mishya, kuko wewe n'uwo mwashakanye mwahuye muri abantu babiri bagomba kugira ibindi bintu bishyashya bagomba kwiremamo bitandukanye n'ibyo so na nyoko barimo. Ariko umuco wa kinyamurenge uzugora kugira ngo babarekure. Murabizi wacu umuntu yarashakaga, twebwe twarashakaga wewe n'umugore mukamara imyaka 5 muba mwasona, abandi bakagira imyaka 10, ari wumpahira akansakira akankora buri akangurira ihuzo. Ubwo urumva rero sindumva ko ndi mu rugo rwaje, ni urugo ariko ni urugo rudafite ruyobewe n'undi mugabo. Nawe wavuze ngo umugabo washatse, kandi none wewe washatse nawe wavuze ngo wubatse urugo, urubatse bakakurahiza ko wubatse, ariko mu by'ukuri Amvrede ntabwo uba wubatse, uba wubatse muvuga ariko mu mitekerereze no mu mikorere no mu ibintu byose uba wibakiye munsi y'undi mugabo. Urugo ari ikintu kinini we. Urugo ni ikintu kigoye kandi ni ikintu kinini. Urakoze cyane. Tukiraho ubu reka twibande ku ngo za bene wacu. Turi abanyamurenge nk'uko wabivuze, ariko ingo za bene wacu ntabwo zihagaze neza. Impamvu ni no guta gakondo, no guta imico, cyangwa nuko babaye civilize, mu yandi magambo nuko bajijutse. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo ingo z'ubu zirimo akajagari niko umuntu yobivuga, ariko burya ntigatangiye none sinturuzi ko twari tubivuze tuvuga ngo twubakaga ariko twubakira mu matwara y'undi mugabo. Noneho byagiye biza bigenda bikomera. Nukuvuga ngo twebwe ico twita gushaka cyangwa gushakwa ntabwo turabiha agaciro byakagombye kuba bifite, tituragera ku rugero byakagombye kuba bifite. Iyo umuntu bavuze ngo ni mukuru ageze igihe cyo gushaka cyangwa gushaka, uwo muntu ni mukuru ntabwo wakagombye kumutekereza, nta nico ugomba kumutekereza, ntugomba no kumutindaho. Uwo muntu aba ari mukuru, aba ameze neza nk'uko umeze. Edaere benshi usanga anakuruta wewe uko umeze, kuko usanga yaranize wenda wewe ntiwanize. Nukuvuga ngo ikibazo dufite mu ngo z'iki gihe rero niyo mitekerereze. Urimo gusanga umuntu yashatse noneho ntiyumve ko agize responsibility nk'umugabo washatse, akaza yumva yashatse ariko hari ico giteze ku muryango iriya hiri, ntiyumve ko yakutse burundu, ngo yumve ko nawe wa mugabo ugiye guhagarara mu rugo rwiwe, akaba wa mugabo wo kuvuga ngo nashatse, ngo none se ngo ko umugore yambwiye gutya, ngo none se ngo mwebwe ngo bigenze gutya bigenda gutya, cyangwa se akazagisha inama se, cyangwa umujyanama we wabugufa akabanyina. Urumva ico kibazo kera ugasanga famiye ifite famiye yose irasa, niba ingo zibananira zikabananira famiye yose kubera gukomora kuri se kuri nyina ku bana umuntu wose. Nibyo kabisa. Nukuvuga ngo ikibazo kinini kiza kandi ari narwo ruhererekana kugeza ubu nyine. Hari n'imiryango tugenze tukavuga ngo kwa runaka ngo ntibaza bubaka. Kimuzi ko ibyo bintu bihaba. Ugiye gushaka umugore, ugiye gushaka umugeni we mubonye kwa runaka ntibaza bubaka. Mwari mwumva iyo myumvire kubera ko nukuvuga ngo ntibaza bareka abantu ngo bakuke. Akwe mugabo we ntibaza bareka abantu ngo bakuke. Tumva nukuvuga ngo urashaka kibakureke ntubumve ko washatse, bagakenera ngo ugendere muri ya matwara. Nukuvuga ngo nibakeneye ko ugendera mu matwara yawe nkuko ubyumva ko mugabo, bagakenera ngo ugendere uko so yagenze, uko sogokuru wawe yagenze, uburyo yubatse, mbese imitekerereze n'imikorere yariyo nawe ugenderamo. Ugasanga rero igiye kuba yashenigeze ku bana b'ubu. None bivuze tugiye kuvuga rero tugaruke nushaka tuve iwacu tuje mu kizungu, tugaruke hano mu kizungu. Ingo ziriho ubu nyine mu by'ukuri abantu bariho ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bananiwe kubaka, sinaba iwacu niho abantu bashakaga ari abana, hano ko barashaka ari bakuru bafite ubwenge, barangije amashuri bazi n'ubuzima kwanza. Ariko umuntu ari mu kugenda agashaka, yamara gushaka ntiyumve gushaka ubundi nico tutarasobanukirwa cyane nk'abanyamurenge, nico kintu kitugoye kikirimo hagati aho ngaho. Icitwa gushaka ni ukugenda wenyine, niko kuzuka, ni ukugenda wenyine ukaje wiburuka ukavuga ngo njewe sinkiruyu ngomba kubuye, biguturutsemo mu mutwe, mu bitekerezo, mu mitsi, mu mbaraga, mu bushobozi, mu bintu byose bikakuvamo, bitakubwira inama ngo uriya mungu wacu yaratinze gushaka ngo reka tumushingire, bikagenda bikakuvamo. Iyo bikuvuyemo ubona ukuvuga ngo wemeye kwikorera responsibility. Kandi iyo ugiye gushaka biba bivuze ko ugiye kuzana undi muntu mungana kandi munganya ubwenge nawe, kandi watekereje uburyo bwo kubaka cyangwa se watekereje uburyo bwo gushakwa. Noneho mugomba kuganira
iwacu murabizi fiyansaye ntikunda kwaba cyane niyo iriho iba ari iyo kwisha mu gihe ubundi yakagombye kuba ari kumugaragara ariko izi iyo kwisha mu gihe mwakagombye kuganira mukaganira byimbitse mu bitekerezo bitari ibyo kuvuga ngo mukundanye gutyo gusa ibyo kuvuga ngo mugiye kuzobana ubuzima bwanyu bwose kandi uko muhaye muvugana mugiye kuzobura n'ibibazo bitandukanye mutigeze mubona mu buzima kandi uko mugiye guhura mugiye gutandukana n'abantu bose muvukana n'abavandimwe n'abo mwaturanye n'abandi abe n'umupasiteri musenga abe n'umuntu muzamutandukane hariya amaze kugushingira ni ukuvuga ngo ibyo mumaze kubitekereza muba mugiye kwitekerezaho muri abantu babiri imiryango mukemera mukava ku byitwa umuryango mukaba mwebwe mukitwa urugo rwanyu mugakora ibijyanye n'ibyo mukeneye nk'urugo rwanyu tukiri aho bitewe n'ibintu uri kutuganiriza cyangwa se bitewe n'ukuntu uri gukurikiranya amagambo bivuze ko n'ingo nyinshi ubunyero ziri mu gusenyuka bitewe ko hari abantu babifitemo uruhare yego harimo abantu benshi harimo ababyeyi benshi bafite uruhare mu gusenya ingo z'abana ba muri kino gihe barahari ariko kandi hari no kuba twarageze mu kizungu duhindura komportema cyitwa komportema duta umuco wacu wa kinyamurenge dufata umuco w'ino ugasanga kera ko twari tubayeho twari tugira ibyo byari bidutunze bitatuvuna twagiraga inka twagiraga munsi y'umurima uruzitiro twagira n'ihene n'ibindi noneho ngo tugere ino biba ibintu byo gukora dukoresheje imbaraga cyangwa se dukoresheje ubwenge icyo cyonyine kirabanza kiratugonga kidutwara igihe kitari gitoya noneho waje ugashaka umuntu uri hano mu kizungu uzi neza ko agomba kubaho nk'umuntu uri mu kizungu utari iwacu ugomba kubaho nk'uri mu kizungu kandi uburyo ashaka kubaho turagera muri urwo rwego mu myaka mikeya tugifite ahangaha turacyarimo dufatafata ubusa turagera muri urwo rwego ariyo mpamvu ubona abenshi bakigenda bapfundikanya niho nari nkoze ngo harimo abantu bakigira n'ubundi uruhare mu gusenyuka kw'ingo z'ubumwe niba tutarafatika muri iyi minsi mike dufite tukaba tugiye dupfundikanya nk'umuryango byakabaye byiza ko natwe ubwacu twe twashatse tugomba kugira uruhare rukomeye tukaza twumva ko niba umuntu yarahisemo kuvuga ngo ashake cyangwa se niba umuntu yarahisemo kuvuga ngo ashake agomba gufata n'izo nshingano zose urebera mu bandi kandi nawe niba wemeye gushakwa emera ushakwe ureke gushakwa ngo numara uzija kwigana ngo uzija kwigana abandi bagore ngo cyangwa utegere ku bandi ubu ngubu umuntu ari mu kuja gushaka ntabaze ngo uyu mugeni wo kwa runaka cyangwa ngo wazi umukobwa n'uwo kwandi akaza ashaka ngo afite sponsor bangahe mumva keri urugo rwarushingira kuri sponsor iteka ruba rufite ukuntu rwarugenda ntiruba rwubakitse neza ujya mu sponsor ni umuntu yofa ujya mu sponsor ni umuntu yobura akazi ujya mu sponsor ni umuntu yogira ibindi bibazo byiwe nawe kandi ujya mu sponsor uteze afite izindi responsibility izindi nshingano z'urugo rwe nawe areba zitari iwawe habayemo avantage yo gufata ntubyite inshingano niyo mpamvu nubwo yovuga ngo aragufasha ntabwo aba ari inshingano kuba ari ukugira ngo agusayidi ariko abazi neza ko inshingano zose ari wowe ugomba kuzikorera abagore dufite ubunyine mu by'ukuri ahanini kitunanije cyangwa se kitugoye nuko bari hano kandi muzi abakobwa b'abanyamurenge harimo abantu benshi bize bashoboye no gukora yaba iyi mirimo mubona ntibakeneye gukora ibibavuna ariko bakeneye kubaho mu buryo buhenze ubundi umuntu bazavuga ngo inkoko izitora uko umunwa wayo ungana wakagombye kwifuza kubaho kungana nuko n'ubushobozi ufite cyangwa se kungana n'ubushobozi wewe winjiza mu rugo ubushobozi wewe ufite nibwo bwo koriyanta uburyo ugomba kubaho ariko dufite abakobwa benshi cyangwa se abadamu benshi arifuza kubaho mu rugero ruri hejuru atabashije gutekereza ibyo yinjiza uko bingana ugatuma akumva ko ngo niba waramushatse ugomba kwikorera ibyifuzo bye niba namushatse kugira ngo twubakane ntabwo namushatse kugira ngo nikorere ibyifuzo bye tugomba kubakana kandi tugomba kujana ariko tugomba gufatikanya azahari intege nke zanje azahari intege nke ziwe tugomba gufatikanya muri ubwo bushobozi ariko noneho bacu ubundi babyumva muri urwo rwego bumva ko bagomba kubaho nk'abagore bo mu mujyi bakumva ko bagomba kuba mu buzima buri hejuru cyane nk'abagore bo mu kizungu bo mu mujyi bakarya gutyo bakambara gutyo imisatsi gutyo ingendo ni kurya ni uguhindagura buri kanya nk'uko mubibona hanze uko bimeze niko bimeze gusa ubireba hano hanze kandi muri urwo rwego mu by'ukuri urebye abagabo dufite nabo tubagarutseho kibaragara mu rwego rwo gutunga umugore muri urwo rwego nicyo nasabaga abagore dufite ubunyine baza bagerageza bagendere muri iyo mpundu ariko bagerageze kureba
ni icyo ubushobozi umugabo afite aribwo bazoza bagerageza kugenderaho kandi niyo yumva agomba kugenda nawe azagerageza yirebereho urugero rw'ubushobozi afite yumve ko aribwo yogenderaho atabayeho kunanira ntakazareba ngo nabona ahantu habaye intege nke kuri we ngo avuge ngo ni umugabo kera binaniye kuko umugabo aba areba inkote zose ndebye umugore gusa nkibagirwa abana cyaba ari ikibazo mwari mubizi nabyo kuko abana ni amashami yacu n'imbuto zidutukomokamo kanije nawe sinoreba umugore gusa ngo nimara nibagirwa umwana kandi iyo mvuze umwana kera uko habagiye kubamwo uburyo bw'ubuzima bw'umwana nibwo bunini kuruta ubwa sibyo biri gutuma none abadamu babona rwa rukundo mwabakunda nka mbere rwarashize mu guherekeza ku bana bituma byibuze nuko gusenyuka kw'ingo oya gusenyuka kw'ingo ntabwo bizoturuka ku bana kuko abana ni umugisha kandi n'imbuto ziba zaraduturutsemo twembi njewe n'umudamu niba ari imbuto zaduturutsemo zakagombye kuba zidushimisha twembi tizakagombye kumubera imbogamizi ngo zimubere imbogamizi ngo narebye umwana kuko umwana uko avuka aza yinjiza ikindi kintu gishasha mu rugo rwanyu uko agenda akura agenda yinjira depanse nshasha mutari mwarateganyije murabizi uko twagiye tuza timwa mwarateganyije uko zigenda ziza ziyongera umudamu nawe yakagombye kugenda agabanyize ariko ntibari mu kubyemera kuko urabizi bunyine aho kwicemera gutaza aho kuko agenda ahinduka mutoya cyane agakenera ngo amere nka wa mwana urakoze cyane ndatekereza ko twaganira ibintu byinshi kuri iyo sije kubera ko ni ikintu kinini cyane umuntu ashobora kuvugamo ashobora gutangamo ide zitandukanye ariko se iki kibazo nje nshobora kukubaza ninde ufite uruhare mu gusenyuka kw'ingo cyangwa se ku rugo rw'abantu babiri bashakanye entre y'umugore n'umugabo? Yego urakoze cyane urabajije ngo ninde ufite uruhare rwo gusenyuka kw'ingo cyane muri iki gihe zigenda zisenyuka ni umugabo cyangwa se n'umugore biradepa byoterwa zishobora guturuka ku mugabo kimwe nuko byoturuka ku mugore ahanini cyane ahanini njewe nareba ntabwo ari ukuvuga ngo ni nani ahanini umugabo urumva umugabo n'umugabo burya ariko ahanini bituruka ku mugore njewe niwe nshinje ahanini ubona aturuka ku umugore niwe nyirirugo imyumvire y'umugabo uko yoba imeze kose iyo yahuye n'umugore ushaka kubaka azayubaka imyumvire y'umugabo uko yoba ameze kose urabizi abagabo bakunda gufata abagabo baza bakunda gufata ibintu bikomako nibo mutwe w'urugo niko tuba tubivuga umugabo ni umutwe w'urugo kandi uri umutwe w'urugo urumuhuza bikorwa w'urugo ariko nyirirugo neza aba ari umugore kurya iyo yabyitwayemo neza akiyumvisa ko agomba kubaka ni gake cyane umugabo ashobora gusenya kuko umugore burya iteka habe na ba nyirasenge nuko bazabasezerana ba nyina wabo nuko aba yararezwe arerwa agomba azi neza ko agomba gushaka kandi aho abashaka ari mu rugo umuryango w'abandi kandi abagiye abasanze undi muntu batari basanganwe kandi agomba kwemera akagendera mu mategeko y'uwo mugabo bitari ukuvuga ngo ni amategeko y'itotezwa ariko ni amategeko yo kugira ngo bafatikanye kubaka tukiri aho tugana ku musozo natekereza ko iyo ikibazo nshobora kukubaza tukiri aho n'ubundi tugana ku musozo nakubaza ko hari ikibazo nshobora kukubaza nk'uyu munsi wa none ubu ingo zacu cyangwa se kera nyine mu mafamiye y'abanyamurenge ntibashakana n'abandi bantu ariko ubu nyine abanyamurenge nibo bantu bari gushaka cyangwa se bagashakwa mu yandi moko atari mu yindi miryango mu yandi moko navuga ko abanyakenya abandi n'abandi tutirwa tubarondora mu mazina ubona ari kwaguta umuco cyangwa hari ukuntu nanone bizatuma twiga imico y'abandi nyine kugira ngo byibuze natwe uno muco wacu ubashe gukomereramo sinzi ukuntu nshobora kukubwiraho hari ukuntu bivuze urebye neza nta somo ririmo rikomeye mu by'ukuri gushaka nahereye nka mbere nshaka kubivugaho gushaka ni ugukunda kandi gushaka n'icyemezo kiva ku muntu we wenyine kidaturutse ku wundi muntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo njyewe nakeneye gushaka tiwombwira uwo ngomba gushaka sinakagombye kukubwira ngo wowe ngo shaka uyu n'uyu nguyu gusa hari icyo twise umuco iyo ushatse umukobwa utari umunyamurenge
uba wataye umuco, ntabwo uba wubahirije umuco wa kinyamurenge. Ariko kandi si ukuvuga ko utabushatse, kandi si no kuvuga ko utokubaka. Ntabwo buri wubahirije wa muco wa kinyamurenge, ariko uba washatse. Tibivuze ko umunyamurenge atokubakana n'undi wo mu bundi bwoko ubwo aribwo bwose, wo kubakana pe, ariko ntabwo buri muri ya mudu cyangwa se muri bwa buryo bwa wa muco wa kinyamurenge. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo dusigasire umuco, niyo mpamvu kenshi iyo dutoza abana bacu tubatoza umuco w'iwacu. Ariko iyo umuntu ageze igihe cyo gushaka, nakubwiye ko aba ari umuntu mukuru, aba ari umuntu muzima. Iyo afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndashaka muri buno bwoko, ntacaha aba yakoze, ntacaha aba yakoze, agomba kubaka, kandi nako ni ukubaka. Murabizi neza, buri bwoko bugira imico yabo. Ntimuze mubona abanyakenya ko iyo umunyakenya ashatse umugabo, umwana azayitirirwa umugore, azayitirirwa umugore. Umwana babyaye azayitwa umurara w'umugore. Niko biza bigenda. ushaka natwe se ngo bizakorwe gute? Oya, siko nshaka. Mu banyakenya iyo umubyaye umwana, wewe umugabo n'umugore iyo babyaye umwana azafata umurara w'umugore, akaba ari we yitirirwa. Cyangwa se tuvuge ko urabona nk'ariya nk'abantu babaye muri shaba barabizi, urabona nk'abatabwa tibaza bafata umurara wabo, baza barya baza bafata ibyo abanyirarume. Ni ukuvuga ngo njewe niba iwacu bo bakize kungana gute cyangwa n'ubwo baba bameze gute, ntabyo ngomba kuryonza ngena ngafata ibyo ku banyirarume. Abo ko banyirarume undi nabishwa nabo bako bamuyo bako badata akabari baza gufata ibya. Ni imico ariko twebwe umuco wa kinyamurenge, ni ukuvuga ngo umuco wa kinyamurenge ko twari tumeze ni ugushaka natwe twenyine, kwirinda ibyo impamvu twabikora, twirindaga n'ubundi za ngaruka zimwe na zimwe tugenda tubona mu yindi mico zikaba zaduhungabanya cyangwa se zikaba zatuzanamo ibindi twebwe tutagenderaho cyangwa se tutizera, kuko cyane umuco wa kinyamurenge uzujana n'imyizerere yabo. Yego, urakoze cyane. Ndatekereza ko tuganira ibintu byinshi bijanye n'ingo, kandi ubifitemo amasomo menshi. Natekereza ko amasomo ufite nuko umaze kugira igihe kinini mu ndo wa siko, ntika ko navuga ya ku bijyanye n'iki ngiki umuntu yovuga byinshi, ariko mu kurangiza ndagira ngo tugeze ku musozo. Twarangiza tugira abantu inama, kandi inama si abantu basigaye bakunda itangazamakuru cyane, kandi bagakunda ko kumva, ariko ntibashaka kumva intego y'ikiganiro, cyangwa se ngo bashake kumva ukuri kuri mu kiganiro. Ariko abantu basigaye bakunda ngo bitorere uko bagomba. Ariko ndatanga inama mu by'ukuri, nkuko nari nkubwiye, abakobwa sinababwira umunsi ngo bareke gushakwa ngo mu yandi moko. Nakubwiye neza ko gushakwa cyangwa gushaka biterwa n'imitekerereze igomba kuva ku muntu ku giti cye, ariko nemezanya neza ko bitaba bishingiye ku muco wa kinyamurenge. Ariko icyo nosaba ko umuntu uzoza ushaka azoza yumva ko agiye kwikorera responsabilité yiwe, ariko kumva ko agomba gushaka ngo ashakiye umurara cyangwa ngo ashakiye ubwoko cyangwa ngo ashakiye umuryango. Hari ukuntu bavugaga ngo umugore ni umuryango, uzi ko ariko byavugaga umugore si umuryango, umugore ni umuntu, umugore ni umuntu ku giti cye, umugore ni uw'umuntu, umugore ni uw'umuntu ku giti cye, umugore si umuryango. Umuryango n'umugore wanje ntabwo umuryango umugore yoba muri uwo muryango, ariko ntabwo ari umugore w'uwo muryango, n'umugore wanje yoba muri uwo muryango akaba yobarizwamo, ariko si umugore w'umuryango uko byavugaga, ahubwo ni umugore wanje. Umugore ni uw'umuntu, ntabwo umugore ari umuryango. Umugabi wakaba kimwe nuko umuryango nawe utoba uw'umugore, umuryango woba uw'umugore. None se kubera ko umugore we yoba umuryango, niko ngibyo. Ariko mu by'ukuri nari mvuze ngo mu gihe cyo gushaka umuntu nazoza atekereza kumva ageze igihe cyo gushaka n'amahitamo y'umuntu. Ariko nabasaba tugerageze duhine, dufite umuvuduko wihuta, kandi ntitwokwiruka inyuma y'ibihe ngo tuzobishobora. Ibi ni ibihe biba bidutwara gutya, ntitwobyiruka inyuma ngo tuzobishobore. Tugomba kugabanya umuvuduko, tukumva ko icy'ingenzi burya ufite abantu aba afite ubutunzi. Ibyo twabuze byose nibyo twataye, nibyo dukeneye, ntahandi tuzobikiza mu mbyaro zacu, mu bana bacu. Ikintu kiriho ubu nyine umuntu ari mu gushaka, nanone washaka ugasanga ntabyaye.
mukagira bya bibazo mufite, mukagira uko mwashatse, mukagira mwarangiza ndi munabyara mukaja mu bintu byo kwifungisha. Ibintu byo kwifungisha biriya twobifataho ikiganiro gikomeye, ndabizi njewe no bifataho ikiganiro gikomeye, ariko mu by'ukuri ubushize narabivuze mu ikanisa bari banteye amabuye, narabivuze pe mu ikanisa mbwira abadamu ndavuga ati mwabadamu ibi bintu murimo byo kwifungisha muzabivemo mugende mubyare umugisha musigaranye n'umwe gusa. Ariko muri abagabo nyine bashaka ko abadamu bifungisha, ariko se kuki abagabo babishaka ko abadamu bifungisha abagabo ntibifungisha? Kubera iki ko abadamu kubaho nta bwenge bagira, bagendera kubiye bitekerezo. Kubera iki abagabo bavuga ngo abagabo ngo umugabo ngo yarabyanze cyangwa ukumva ngo umugabo ngo yarabyeme? Kubera ko umugabo yemera ko wifungisha wewe kandi n'umugabo birahari inzira nk'igihumbi zose z'umugabo nawe kugira ngo yifungishe, ariko se kuki batifungisha? Icyo ni ikibazo. Rero izo nzira zirahari kwe inzira zirahari z'abagabo zo kwifungisha nyinshi cyane, zirahari nyinshi, ariko abagabo ntibazikoresha kandi zisa nk'izitazwe kandi zizwe. Zirahari, ziri official, zirahari, zirazwe. Uko umugore yofungwa niko umugabo nawe yo kwifungisha, ariko abagabo bazigiza akantu ko kutagaragara ka wikuro, baziharira abantu bamwe, hanyuma ifungisha risigaye ari ry'abagore gusa. None abagore nabo ko ntushaka kugumura abagore? Oya, sinshaka kubagumura, ahubwo nari ngiye kwinjira mu bitari byo. Icyo twagombye gushakira undi munsi tukazakiganira neza, kuko ni ikiganiro kinini cyane. Gusa neza ngakore abagabo ntibasugukena kwifungisha. Niba umugore mwumvikana ngo yifungisha, kuki mutumvikana ngo umugabo nawe yifungisha? Kubera ko muhereza ku mugore ngo ari wifungisha kandi ubwo buryo tubuzi neza ko twaje mu kiganiro kinini kuri iryo jambo. Impamvu umugore yifungisha nuko ashobora ni usama ese umugabo yifungishije ubwo umugore ntashobora gutamira mu yindi nzira tubwe turakura n'undi mugabo ahandi. Ibyo byo guhura byaba bigiye no gusabaga baba paseri, ni ukuvuga ngo ibyo byo kuvuga ngo araguca inyuma timuza mubibara mugiye mwubatse, kandi nawe wifungisha akamenya ko wifungishije akamenya ko atifungishije, kuguca inyuma byogora. Ahubwo buri iyo mubwiye ngo yifungisha nibwo uba umubwiye ngo kunca inyuma neza. Nuko utabizi wowe urashari mutoya. Buri umugore wifungishije nta pardo, nta fera bafite kurya, ni ukuvuga ngo yigendera uko yishakira, kuko urabizi umuco twatojwe n'abanyamurenge uko tuzi, ntabwo dutinya icyaha, dutinya gusamba. Icyo dutinya ko abantu babimenya. Ariko gusambana ni ibintu bisanzwe, ibyo ngibyo turabikora mwihishe. Kubera iki mwihishe mutobikora? Icyo nicyo dutinya ko abantu babimenya, kandi kubimenya bishobora kuzira mu nda. Urumva watwite abantu bakamenya ko wasamba, cyangwa se bikazira mu bundi buryo bwo gufatwa n'ibindi. Ariko mu by'ukuri umugabo yifungishije nawe kurya umugore nawe aba yafunze. Ariko ubwiye umugore ngo ifungishe umubwiye ati sambana, kurya umubwiye ngo yifungishe ntacu bukoze na kimwe, umuhaye uburenganzira. Ni bimwe bishobora kumufasha gutembera mu nshuti cyangwa se mu busambanyi ntaco yikanga. Kandi kikagira ibintu bibiri. Utekereza ukuntu tugiye kumuhangura ngo agiye hanze wamufungishije nigo yirukanka hanze neza. Icya kabiri mugiye kubura abantu, ese mwashaka iki? Wowe ushaka ngo numara wifungisha cyangwa ko barashaka kugira ngo baryoshe gusa? Aho niba ari ukuryoshe niba bashaka batabyara barahari nabo. Ariko kuvuga ngo mugiye gushaka mwimbisa abantu, ngo mugiye gushaka mugiye kubaka abantu tubifuriza umugisha ahungu nakobwa, ni mumara ni mugere muhira mwifungisha, bishatse gutanga iki? Urumva ko harimo ikibazo, harimo ikibazo gikomeye. Rero abantu nibashaka, niyumva keneye gushaka nanabyara, kandi niyumva hari igihe cyo guhagarara nereke kubereza ku bagore gusa, bibereze no ku bagabo. Aho ngaho no tuzomenya rero ko urwo gubakitse neza. Ariko mu mateka tuzi no mu byo tumaze kubona nta mugabo urifungisha, abagore nibo bifungisha. Bamwe barabizize, abenshi bamaze gupfa, bamaze gutambuka, azapfa nyuma y'ibyumweru umugabo agashaka undi, nyuma y'ukwezi umugabo agashaka. None harimo gushukwa abagore ko barashukwa cyane. Si ugushukwa, sinzi impamvu bavyemera nabo, kandi muri kino gihe mbona aribo bafite ubwenge bwinshi. Sinzi impamvu. Reka tuzabitegereze muri commentaire ukuntu niba bazobivuga, niyenda iki kiganiro ukoze gishobora kubaviramo isomo bakavuga ati nawe ifungisha bakubwira wowe umugabo. Yego, bagomba kubisabisha, si no kubisabisha no kumvikana. Ubwumvikane bwo bubakanye bombi kandi bazabumvikana babishaka. Murakoze cyane. Ya, murakoze cyane inshuti twabanye muri iki kiganiro cyacu kimwe amasomo menshi. Ndatekereza ko wewe uzakireba ushobora kugira igitekerezo, ariko
nagusaba komantere yawe nimba wumva bimwe n'uyu mugabo ibyo avuga, ariko ndatekereza ntabwo yagiye kure n'ukuri, ahubwo ibyinshi yavuze nibyo bigenda biba. Reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe, kandi tunagushimira nawe kuba watwitabye tukaganira, ufite inama nziza. N'igihe tuzagushaka tena uzatwemerera uduheze ikiganiro. Inshuti bavandimwe twabanye, njyewe mwari kumwe nitwa Yves, n'ubundi ni Effective Family, aho tugenda tugaruka ku ngo uko zubakwa, nico kinyamurenge uko ingo zubakwa. Reka mugire ingo ziza kandi muzagire n'abari guteganya gushaka muzagire urushako rwiza. Inshuti bavandimwe, reka tubashimire, mwakoze cyane kubana natwe.